byo wahageze ni kuri Star 204 TV. Muraho mwiriwe neza, abandi mwaramutse bitewe naho muherereye. Ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana, mukomeze mugubwe neza. Uyu munsi rero nabateguriye kuvuga ku dukoko twitwa inyenzi ndetse nuko twaturwanya mu ngo iwacu. Hari ibintu bitandukanye rero waruzi cyangwa se utaruzi ku binyenzi ngira ngo nkubwire uyu munsi. Inyenzi ubundi ni udukoko dutoya twororokera ahantu hatandukanye, ariko cyane cyane ahantu hari umwanda, hasigaye ibisigazwa by'ibyo kurya ndetse no mu bwiherero. Burya ibinyenzi niho byororokera cyane, niyo mpamvu uzabona ku bikuta byo mu bwiherero ibinyenzi biba bihagendagenda. Byororokera ahantu hari umwanda, ndetse ibinyenzi bishobora no kororokera ahantu hari nk'itungo ryapfuye hanyuma rikabura hazamo ibinyenzi. Ukimara kumva rero ahantu ibinyenzi byororokera, urumva ko bishobora no kwanduza indwara. Hari ibindi bintu byinshi utaruzi ku binyenzi. Buriya ikinyenzi gishobora kumara icyumweru kiriho ariko cyaracitse umutwe. Ni ukuvuga ngo igihimba n'umutwe by'ikinyenzi bitari kumwe, igihimba cyo hasi kiba kikiri kizima ndetse kiba kigenda kandi nta mutwe gifite. Ibindi bintu ushobora kumenya ku binyenzi ni uko burya ibinyenzi bishobora kumara ukwezi bitarya kandi bigakomeza bikabaho bikororoka. Reka rero turebere hamwe ikintu dushobora gukoresha mu ngo iwacu mu buryo butworoheye kandi dukoresheje ibintu bidahenze, tukirukana ibinyenzi mu ngo iwacu. Hari ibintu biba bituri hafi dushobora kubona bitatugoye ndetse yewe bitanahenze, ariko kandi ibyo bintu bikaba byaba ari umuti ushobora kudufasha mu bintu bitandukanye, harimo nk'ibi ngibi by'udukoko tuba twonona mu nzu iwacu. Ibinyenzi murabizi birya imyenda, ibinyenzi nk'uko twabivuze bitera indwara. Ibinyenzi kandi biranajenana, birajena aho biri rwose habagaragara nabi, ubona rwose kitabereye kukireba. Turifashisha rero ibintu bitandukanye nk'uko murimo kubibona kuri aya mashusho kugira ngo turwanye ibinyenzi mu ngo iwacu. Murabona ni ibintu bibasha kuboneka, ndizera ntawe uzavuga ko yabuze bino bintu kugira ngo yirukane ibinyenzi mu rugo iwe. Ni ibintu biboneka cyane, ni ibintu buri muntu wese yabasha kubona, kandi ni n'ibintu bitayoberanye kubera ko ni ibintu turi busange tubana nabyo ndetse bimwe tubikoresha umunsi ku wundi, ariko birashoboka ko tutaruzi ko ibi bintu bishobora kugufasha kwirukana ibinyenzi. Ikiza ku mwanya wa mbere ni baking powder. Baking powder cyangwa se capamandazi nk'uko bamwe bayita, buriya ni umuti mwiza ku kurwanya ibinyenzi. Urawufata kariya gafu kawo ukakavanga n'isukari, hanyuma ukagenda unyanyagiza ahantu ushaka kwirukana ibinyenzi. Icyo gihe ibinyenzi iyo bije bikarigata kuri ya sukari ivanze na baking powder bihita bipfa. Ikindi ni indimu. Indimu nayo impumuro yayo irwanya ibinyenzi. Ikindi ni ibitunguru. Umutobe w'ibitunguru nawo wirukana imyenzi ku rwego rwo hejuru. Ibitunguru urabifata ukabisya cyangwa se ukabirapa, hanyuma ugakamura umutobe wabyo, ubundi ukawuhanaguza hari ibinyenzi. Ikindi ni amababi y'inturusu. Amababi y'inturusu nayo urayumisha ukayasya akavamo agafu, ukagenda unyanyagiza ahantu hari ibinyenzi, ibinyenzi biragenda. Ikindi kintu wakoresha ni vinegere. Fata vinegere ukayihanaguza
ahantu hari ibinyenzi, cyane cyane mu ruteranyirizo rw'ameza. Ikindi cyatsi cyangwa se ikimera wakoresha ni mente, wirukana ibinyenzi. Urayifata ukayiteka mu mazi, ubundi ukaza kuyakoresha isuku, uhanagura, woza hantu hari ibinyenzi. Impumuro ya menti yirukana ibinyenzi cyane, ndetse ibinyenzi birayitinya. Aho menti iri nta binyenzi bihagera. Hanyuma ibi bintu byose uko tubibonye, haba amababi y'inturusu, haba indimu twavuze ko nazo umutobe wazo wirukana ibinyenzi. Turawuzikamura, hanyuma wa mutobe tukawuhanaguza hamwe dushaka kwirukana ibinyenzi, cyane cyane mu ruteranyirizo rw'ameza, mu ntebe, utubati, hantu hose ibinyenzi biba, niho dukoresha umutobe w'indimu. Ikindi, ntabwo ari ngombwa ko ibi bintu byose ubikoreshereza icyarimwe, ahubwo ufata kimwe kimwe. Niba ari amababi y'inturusu wahisemo gukoresha, ukoresha amababi y'inturusu. Niba ari vinegere, ubwo nyine ni vinegere uri bukoreshe, kuko byose bikora kimwe. Niba ari ibitunguru wahisemo gukoresha, urakoresha nyine wa mutobe w'ibitunguru, uhanaguze hantu hari ibinyenzi, ahantu uzi bishobora kwihisha. Hanyuma umutobe w'ibitunguru ubangamira ibinyenzi ku rwego rwo hejuru, ndetse birahunga, birawutinya cyane, bigatuma bigenda burundu. Ikindi ni mente, akagahingwa ka mente cyangwa se ikimera mente, nzakomeza rwose nkibabwire. Ni ikimera cyiza, ni ikimera kirukana udukoko dutandukanye, nk'uko twabibonye kinirukana imibu, ariko no ku binyenzi kirakora. Ushobora gufata amababi yacyo nayo ukayumisha, hanyuma ukanyangiza hahandi ibinyenzi biri, icyo gihe bihita bihunga bikagenda. Hanyuma nk'uko tubibonye byose, buri kintu cyose uzajya ugikoresha bitewe n'ikikoroheye, bitewe n'amahitamo yawe, bitewe n'icyo wabonye hafi yawe, bitewe n'ikiguhendukiye, nicyo uzakoresha. Ntabwo ari ngombwa ko ubikoresha byose. Wenda ukoresheje kimwe ukabona ntigikunze, ushobora kuba wahindura ugafata ikindi muri ibi bintu naberetse, ariko byose mbifitiye icyizere birakora. Impamvu nabiberetse byo ari kugira ngo mugire amahitamo atandukanye, kubera ko buri wese ashobora kubona ibitandukanye n'ibyo mugenzi we yabona, bigatuma rero ntaganirwa kubera ko hari ibyo atabonye. Mbibutse ko kugira ngo muzajye mubana natwe buri gihe, mukore subscribe, mukomeze mudukunde, mukore comment. Igihe cyose muzaba muri kuri Star 204 TV, muzajya mubona ibintu byiza kandi by'ingirakamaro. Ikindi, tugerageza kubashakira ibintu bihendutse, kuboneka ahantu henshi hatandukanye. Murabona nk'ibi bintu dukoresheje twirukana ibinyenzi, ni ibintu bitanageze mu 1500 y'amanyarwanda. Numva rero ko biroroshye kubibona, kuba wabikoresha nta kidasanzwe kirimo, ariko bikadukorera umurimo ukomeye, kandi mu by'ukuri twakoresheje ibintu bihendutse. Kuba kuri Star 4 rero ni ingenzi, ni iby'igiciro, kandi dukomeje kubashimira. Dukomeje gushimira abantu bose mwakoze subscribe, bakora comment mutubwira ibyo twabakorera. Mwarakoze. Ibi tubikoze dusubiza ubusabe bw'umuntu wari waradusabye ko twamukorera ku muti wirukana ibinyenzi. Nizere rero ko yabibonye, kandi n'abandi mwese muboneyeho ikibazo, ndabizi kiba ahantu henshi hatandukanye. Mukomeze rero kugubwa neza, mukomeze mudukurikire kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha, turabakunda.